ni wa mukobwa wanyu mukunda, wa mukobwa wanyu bakunda, wa wundi udahwema kubahereza ibyiza. Anyway, ejo nakubwiraga ko nukomeza kwiruka nyuma y'umuntu utagukunda bizasoza ari ubabaye. Ndimo ndakubona imbere yawe urimo urakraye, urimo uragati, Jesus, what have I done? Ese niriho kosa nakoze mu buzima bwanjye shoko ryatuma umuntu ambabaza bigeze angahe? Babe, you are the root cause, by the way. With the sometime hari impamvu turira Imana niyumva amarira yacu. One reason, impamvu ya mbere ni wabonye abantu benshi bakubwira ati stop it, ariko wowe wumvishije uri ndigabo, nothing how to change except to change your mind. Ikindi cya kabiri, buri kimwe cyose wumvaga kuri strong uzagicamo iyo umuntu afite amarangamutima y'urukundo ameze nk'umuntu uri so crazy. I'm so sorry, baby. Ndabizi neza ko nkukunda. Wow, that is true. Nzanyura muri byose kugira ngo njye nawe tubane. We Jesus. Ese turi abantu bameze gute cyangwa dufite imbaraga zingana gute zo kuba twumva ko umuntu dushobora buri kimwe cyose kibi yanyuma twakinyurana nawe? That is fast. Se rero umunsi uzagira ugasanga zankweto koko it is not yours. Uzatangira ati God, I don't know the mistake that I have done. Since impamvu ntari umunyamahirwe. Jesus, I don't know. Ndakwingize nkomeza umutima wanjye. Ese do you think that Jesus always there for even stupid girls or boys? By the way, I know love is stress. If you don't want to be stressed, move from love. But if you need more stress, just to continue falling in love. Anyway, atari umuntu ugeze kumbwira umunsi umwe numva se nkawongeye guseka namubwira ati baby, are you okay? Namusura ati yes, I'm okay. Ati I will love you until I die. Wenda ntabwo ushobora kumva igisobanuro cy'umuntu kubwira ngo nzagukunda kugeza mpfuye. Se umuntu atekereza ko uzakunda kugeza upfuye ryari? Anyway, ndajya nkubwira ikintu we mukobwa cyangwa umuhungu nkurikiye. Sometimes tujya muri relationship n'abantu, even if girls or boys, ndabizi ariko umuntu muzajya muri relationship kukenya gatangira kuguhereza promises ziri big. Za promises bwawe nawe ubwawe wumva ko kuzimaintaining bigoye. Sweetheart, ndakwingiza, be careful. Kuko umuntu ugukunda arabanza akakwiga, not ko always akubwira ati you are my type, you are each and everything, you are my woman, each and everything to be, it belongs to you. Sweetheart, you are in a long way, but I don't know, maybe I'm in a long way, but icyo nzi ni kimwe nuko love needs care, love needs preparation. Ntabwo urukundo ari ikintu umuntu yinjiramo kubera ko yahuye n'undi ngo bagahuza urugwiro. Abantu benshi ntabwo dushoboye gutandukanya urukundo n'agahararo. Ushobora kuba uri mu gahararo utabizi, ukaba uri kubeshya mu mutima wawe n'amarangamutima yawe n'ibyumviro byawe ngo wakunze. Anyway, before you ibintu byose wumva ko umuntu ari each and everything to you, ko umuntu ari buri kimwe cyose ukeneye mu buzima bwawe, banza ubaze intekerezo zawe, banza wicare utuzi neza uvuga ati uyu muntu se kuko ndi kumukunda cyangwa ndimo ndamuharara. Then nyuma you will give me best answer. Ndakwinginze wowe nkunda, wowe nkurikirana buri munsi, before you ibintu byose biba, banza wige kumenya itandukaniro ry'agahararo n'urukundo. Hari ibyo umuntu harararega nk'uko uzi umwenda yugezweho uhararwa cyane, ariko wava kuri top ugasanga basitari n'utuke wambara. It's okay, ntabyo rero birashoboka ko uwo muntu umuhariye kubera ko wundi mwari muri kumwe yagiye, cyangwa uri guforinga deep in love kubera ko wundi mwari muri kumwe yagiye. Wenda next time ushobora kuzababara bigeza birenze aho ngaho. So thanks a lot, have a next part tomorrow. Mwari kumwe na Audio Ingabire akirukanyamibwa ubuzima bwa neza Lance Baby Laura. Thanks a lot, have a nice moment.